Bene data nshuti z'umusaraba, abantu benshi bamenyereye Imana ku buryo buhambaye. Usanga umuntu atinyuka akavuga iby'Imana itavuze, ariko ugatwiko gusa. Urafitanye ikibazo n'Imana. Iyi Mana ukinisha si so wanyu, iyi Mana ukinisha si mwene wanyu. Ubu abantu benshi banze Imana kubera ko ngo hari ibyo yababwiye itarakora, kandi barahuye n'abatubuzi b'abahanuzi. Suka imbaraga nyinshi Imana kubavuga ubutumwa, bakwamamaze bakomeye batajegajega, kuko dore benshi baraguye kubw'imbaraga nke. Nubwo shitani irushaho kubagusha runono, si neza ko ufite imbaraga nyinshi zirenze kuze. Nyemerera mubyeyi uzibasukeho, basenye kandi bakongore indiri ze zose, nkuko Eliya yasenyeye Bayali. Nshuti z'umusaraba, bene data bakundwa, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami Imana nabishimire. Ni Faustin Mwenyemari ubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko nabibamenyesheje ubwashize, ntaragira ikibazo cya cano nari mfite, nababwiye ko aha ntaje ku gatwiko, ntabwo ndi umutwitsi nk'uko abandi babigenza. Icyo Imana impaye kuvuga nicyo mvuga, kandi nkakivugira igihe, mu gihe gikwiriye. Wabyumva utabyumva n'umurimo wawe. Icyanjye ni ukuza nkaza nje kukubwira icyo Imana imbwiye kuvuga, haba mu ijambo, haba mu buhanuzi, haba mu cyo Imana cyose nshishijemo. Akenshi hari bene data bakunda kuvuga cyangwa se bagahanura, ariko Imana itavuze. Nyamara benshi tukiyibagiza yuko ibi tuvuga hari aho tuzashyika tukabibazwa imbere y'Imana. Ni ukuri, ndababwiza ukuri, ntabwo ari ukuza ngo tuze hano ku gatwiko, nyamara twiyibagije neza yuko umunsi twashyitse imbere y'Imana, Imana izaduhagarika imbere y'imbaga nyamwinshi. Buri muntu wese yisobanure ku bw'impano yahawe, uburyo yayikoresheje, uburyo yabanye nayo. Umuntu yisobanure ku byo yavuze Imana itavuze. Bene data nshuti z'umusaraba, abantu benshi bamenyereye Imana ku buryo buhambaye. Usanga umuntu atinyuka akavuga iby'Imana itavuze, ariko ugatwiko gusa. Ni uburenganzira bwawe, ariko jya umenya yuko hari ibyo tudakwiriye kwibeshyaho. Buriya mu bintu dukwiriye gukinisha, Imana ikwiriye gushyirwa ku ruhande. Tugakina n'ibindi, ariko gukina n'Imana uvuga yuko Imana yavuze, nshuti yanjye, ndagira ngo ngutangarize yuko ubivuge winezeze, ube ku gatwiko, ariko umunsi uzaba umwe. Umunsi uzaba umwe. Mureke tuvuge iby'Imana yateretse ku mutima wacu, iby'Imana yaduhishuriye kuvuga, tubivugire ku gihe, kandi tubivuge tutageretseho udukeregeshwa twacu. Vuga ubwirijwe n'Imana, ni byiza. Vuga ubwirijwe n'umwuka w'Imana. Vuga uko Imana yakubwiye kuvuga. Were kuvuga ugeretseho utuntu n'utundi, twahehe n'utwahehe. Niba Imana itabikubwiye ukavuga bene ibyo bintu, ngutangarize, urafitanye ikibazo n'Imana. Iyi Mana ukinisha si so wanyu, iyi Mana ukinisha si mwene wanyu. Kuko niba yaragutoranyirije umurimo mwiza wo kuvuga ubutumwa, warangiza ukabuvuga ukagerekaho n'ibyo Imana itakubwiye,
urafitanye urubanza n'Imana. Inshuti z'umusaraba, mwebwe mwahamagawe n'Imana, mugikorera Imana neza, guma ku murimo uwukore neza, uzirikane yuko hari ibihembo mu gihugu cyo mu ijuru. Rero mushobora kuvuga ngo uyu we aje aturutse he? Njyewe nakubwiye ngo naje kuri iyi cano mu buryo bwo kugira ngo nkuburire, ariko ntabwo uzica ibintu mbireba, kandi n'Imana yarampaye kukubwira ngo mbure kutakubwira. Niba ufite amatwi yumva, nshuti y'umusaraba, si uko nkwanze, si uko nkwifuriza ibibi, ariko menya yuko ibyo uvuga byose utabibwiwe n'Imana ariko ubyitirira Imana, ni ukuri umunsi Imana yagukanze. Umunsi Imana yagukanze, ibyo wivugishaga byose bizarangira. Ushobora kugukanda uri mu isi, ariko hari n'urundi rukurindiriye. Ibaze kuba warabwirije ubutumwa bwiza ugahindurira benshi mu gukiranuka, abantu benshi bakamenya izina ry'Uwiteka, bakanamenya bakanakira agakiza kubera wowe, warangiza ugasubira inyuma ukabagusha. Dufite abahanuzi benshi bakoreraga Imana mu buryo bunyuze mu nzira nziza, ariko batakiyikorera uko bikwiriye. Abantu benshi bose bagiye ku gatwiko. Abantu basigaye bavuga ibyo Imana itavuze kubera ko bashaka views. Shakisha views mu bundi buryo, ariko were kuyishakisha ubeshyira Imana ibyo itavuze. Ubu abantu benshi banze Imana kubera ko ngo hari ibyo yababwiye itarakora, kandi barahuye n'abatubuzi b'abahanuzi. Imana ikubakiye inzu, Imana iguhaye umugore, Imana iguhaye visa, Imana iguhaye amadolari, ugiye kwakira amafaranga y'amoko yose. Ni byiza, ariko bivugire ku gihe. Were kubivuga kubera ko hari icyo ukeneye ku muntu, were kubivuga kubera ko ari agatwiko. Simpakanye yuko Imana itabivuga, ariko si bivuze mu kihe gihe? Ibivuze mu kihe gihe? Nshuti y'umusaraba wowe urimo ndeba, nyamara ushatse wamesa kamwe. Mwirinde kuvuga ibyo Imana itababwiye, kuko wowe uvuga ngo Imana yavuze itavuze, ni ukuri umunsi yaguhagurukiye ntabwo bizakugendekera neza. Wowe ni ukugukanda ikwicariye, ni ukugukanda ikwicariye, kuko urimo urayobya abantu benshi. Kandi abantu uyobya wiyibagiza yuko baba bari ku mutwe wawe, kuko uzagira ikibazo uwo ari we wese nutunguka imbere y'Imana izabikubaza. Nongere mbamenyeshe yuko ntaje ku gatwiko, oya, ntibikabe ku buzima bwanjye, kuko Imana nkorera ndayizi, nzi ibyo yanga, nzi n'ibyo ikunda. Rero mu muhamagaro Imana yanteretsemo, yambujije agatwiko, yampaye kuvuga uko yampaye kuvuga nyine. Impa kuvuga mbwiriza ubwoko bwayo bitewe n'icyo Imana ishaka kugeraho cyangwa se ishaka kubakoresha. Rero niba ushaka kujya ubana nanjye kenshi, kora subscribe, ukore like, hanyuma tujye tubana kenshi kuri uru rubuga rwa Niwe Mucyo TV Official. Iyi ni channel izi igihe kandi ije kukubwira icyo Imana igushakaho mu bihe nk'ibi. Nzajya ngaragara hano mu gihe Imana yampaye kuza hano kuri uru rubuga. Si buri munsi, si buri gihe, ahubwo nzajya nzira igihe cy'Imana yashatse konza, kuko Imana yambwiye ko ngomba kubwiza abantu kuri, abantu bakamenya ukuri, bamara kumenya uko kuri akaba ariko kuba batura. Abenshi mubundikiriye amasezerano y'amahuri Imana itigeze ivugana namwe. Mucunge neza, kuko Imana ntabwo ihanura ibyiza gusa,
ikubwira n'ibibi, ikakubwira n'impamvu wakwirinda kugira ngo ibyo bibi bitazagusohora. Rero uzaguhanurira kubwira ibyiza gusa kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Nagiye mbibona kenshi mu macaca, usanga hari caca ugeramo ugasanga abantu bari ku gatwiko gusa. Imana ikoze ibi, Imana iguhindura amateka, Imana irakuzamuye, imuzamuye ari umusambanyi, ari umujura, ari umubeshyi, ari umunyamatiku, ari umugambanyi, yabanje akareka ibyo, Imana ikabona aho ikorera. Namwe bapasiteri, namwe babishopu, namwe mwiyise andi mazina utamenya ari mu nzego zo hejuru, ni amazina meza, ariko se wimitswe nande? Wimitswe nande? Uzi kugira ngo ugire izina riri hejuru, ariko usange urakora ibihabanye n'ibijyanye naryo, nawe Imana izabikubaza. Rero nsoje mbabwira ngo amahoro y'Imana abe muri mwebwe, kandi Imana y'amahoro ijye ibana namwe iteka, ibahishurire ukuri. Bene data, mwige gusenga, muyoboze Imana inzira, kuko nutiga gusenga ukarindira yuko abantu bakubwira icyo Imana yavuze, nawe ntufate ibihe byo gusenga ngo wegere Imana, ibizagushuka n'ibizakubeshya bizaza ari byinshi ku buzima bwawe. Abahanuzi badutse ari benshi, kandi abavuga ngo Imana yavuze ni benshi. Ntabwo ushobora kumenya ab'ukuri n'abatari ab'ukuri utarimo gufata ibihe byo gusenga. Fata ibihe byo gusenga, wige gusenga umunsi ku munsi, ntugasibe.